Ubukene. Ubukene si amahirwe make gusa. Hari n'imyitwarire ishobora kugenga ubukene cyangwa ubukire. Imyitwarire. Hari impamvu eshanu zishobora gutuma ukena, ukaba umukire cyangwa ukaba umukene. Izo mpamvu ushobora kuzihitamo. Impamvu bamwe bahoramo ubukene ndetse bakaraga n'abana babo ubukene. Si amahirwe gusa, hari imyitwarire n'imyanzuro twifatira mu buzima bwacu bwa buri munsi ishobora gutuma tuba abakene cyangwa abakire. Abantu bamwe batinya guhanga udushya. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko bagatinya kubishyira mu bikorwa. Bagatinya gutangira imishinga imwe n'imwe mito mito y'ubucuruzi ishobora kubyara inyungu. Bagatinya gutangira imishinga imwe n'imwe ishobora kutaba amafaranga ku kanya ariko ikazaba amafaranga mu gihe kirekire. Urugero, dushobora gufata imishinga yo kuri internet, imishinga ibyara inyungu kuri internet. Abantu bamwe bategereza ko abandi bazabaha akazi. Hari abavuga ngo nzashaka akazi, nzahabwa igishoro, kuko yishingikirije kuri mwene wabo wo mu muryango wabo. Akibagirwa ko ashobora gutangira ku mafaranga make afite, ibihumbi 30, ibihumbi 50, ibihumbi 100. Ukazamuka ukagera aho wifuza kugera ubwawe ku mafaranga yawe n'igishoro cyawe. Birashoboka. Rimwe na rimwe iyo umuntu yemeye ko ari umukene, bimubaho, bikamubamo, bikamwokama. Ese ujya utekereza ko amagambo wiyaturiraho uko uvuga ibintu hari nabyo biba mu buzima bwawe? Iyo uvuga ngo ndi umukene, ndi umutindi, ubwawe ntabwo ushobora kugira aho uva n'aho ujya, kuko uri kubwira umutima wawe icyo uri cyo. Yego, ibyo umutima urabyakira, ukaba umukene w'ibihe byose, ukaba umuntu udashaka impinduka. Rimwe na rimwe abantu bamwe ntibaze gucunga amafaranga yabo make. Ushobora kuba ufite amafaranga 100,000 uyu munsi ku cyumweru, bikazagera ku cyumweru w'ikindi amafaranga wayamaze. Rimwe na rimwe ushobora gusanga uri umujene, urubyiruko, udafite izindi nshingano zigusaba amafaranga, ariko icyumweru kimwe kikaba gihagije ngo amafaranga 100,000 ube wayamaze. Ntabwo ushobora kuzagira ubwo uva aho uri, ahubwo uzarushaho kumanuka nyuma y'aho uri. Abantu bamwe ntibashobora gutekereza gutangira ibintu bishya. Isi turimo irihuta. Hari imishinga mito mito, hari ibintu bito ushobora gutangira kwiga bikazakubyarira inyungu mu gihe kizaza. Uyu munsi ushobora kujya kwiga gutunganya imisatsi, ushobora kujya kwiga ibijyanye no gutunganya ubwiza, manicure na pedicure. Ibyo bishobora kuzagufasha mu gihe kizaza. Ushobora kujya kwiga ibijyanye na tailoring, ubudozi. Uyu munsi u Rwanda aho rugeze, tugeze aho gukora iby'iwacu, made in Rwanda. Ubudozi bw'iwacu mu Rwanda bumaze gufata indi ntera. Ubudozi ni umwuga mwiza abantu badatekereza ko ushobora kubyara inyungu, ariko umaze kugeza abantu benshi kuri byinshi. Ushobora kwiga kudoda bikakubyara inyungu mu gihe kizaza. Ushobora kujya kwiga mekanike, ibijyanye no gukanika imodoka. Ushobora gutangira imishinga mito mito. Ushobora gufungura YouTube channel, ushobora gufungura TikTok account, ushobora gufungura Instagram account. Aho hose ushobora kwabyaza umusaruro. Ushobora kujya kuri Facebook ugatangira gukoresha market selling, ukabona amafaranga binyuze kuri Facebook ubwaho. Nubwo Facebook abantu bamwe bayikoresha nk'igikoresho gisanzwe, ariko Facebook ishobora kukubyarira umusaruro, ikakubyarira inyungu ubwayo. Ushobora gutangira imishinga mito mito iyo kuri internet niyo mu buzima busanzwe ku mafaranga make, ndetse yewe waba utayafite ugatangira ugakora, ikakubyarira inyungu. Ubukene si umugisha, ubukene si n'umuvumo. Ubukene ni amahitamo, ni icyemezo gifatwa n'umuntu buri munsi. Iyo ufashe ibitekerezo byawe ukabihindura, ukumva ko ubuzima bugomba guhinduka, nibyo rwose, ubuzima burahinduka. Hari abantu bamwe na bamwe kuri iyi si yacu tubaho batekereje ko bashobora gutangira ibintu bito bito kandi bikababyarira inyungu, kandi batabikuye mu miryango yabo, batabikuye mu mashuri bize.
Elon Musk. Elon Musk ni umuherwe wa mbere ku isi. Mu ijambo rye rimwe mu yavuze yaragize ati, some people don't like change but need to embrace change if the alternative is disaster. Yaravuze ngo nubwo bamwe batinya impinduka ni ngombwa kuzihobera, kuko guhitamo kubyanga bivamo kurimbuka. Iyo wanze guhobera impinduka ubwawe urarimbuka. Jeff Bezos ni umwe mu baherwe dufite ku isi. Yaragize ati, if you do only what you know you will never do anything. Jeff Bezos ubwe yarivugiye ngo iyo ukora ibyo uzi gusa ntushobora kugira icyo ugeraho, ntushobora kubona impinduka. Ibi bisobanuye ngo ushobora gutangira gukora n'ibyo utazi kandi ukabibyaza umusaruro, ukabibonamo inyungu. Steve Jobs ni umwe mu baherwe dufite ku isi. Yagize ati, I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is poor perseverance. Steve Jobs yizeye ko 1/2 cy'ubutunzi gituruka ku kwihangana. Niba udashikamye ku ntego zawe ubukene buraguma. Nibyo Steve Jobs yavugaga amagambo ye. Umugabo witwa Warren Buffett yagize ati, do not save what is left after spending but spending what is left after saving. Uyu mugabo yaravuze ngo wizigama ibisigaye nyuma yo gusesagura, ahubwo jya usesagura cyangwa jya usohora ibyasigaye nyuma yo kuzigama. Umugabo bita Robert Kiyosaki ari nawe wanditse igitabo bita Rich Daddy na Poor Daddy kivuga ku myumvire y'ubukire. Iki gitabo cyaramamaye cyane. Yaravuze ngo the poor is the middle class work for money, the rich have money work for them. Robert Kiyosaki yaravuze ngo abakire batuma amafaranga bakorera naho abandi bayakorera ubuzima bwose. Hari umugabo witwa Mike Chuba mu ijambo rye yaravuze ngo it doesn't matter how many time you have failed, you only have to be right once. Mike Chuba yaravuze ngo ashobora gutsindwa inshuro 100 ariko igihe kimwe cyo gutsinda gihindura byose. Ushobora gutsindwa inshuro nyinshi ariko wihagarara, winanirwa kugerageza. Oprah Winfrey mu ijambo rye yaravuze ngo the greatest discovery of all time is the person can change his future by merely changing his attitude. Oprah Winfrey mu magambo yaravuze ngo icyerekezo cyawe gitangira mu guhindura imyumvire yawe. Ugomba kubanza kwizera ko ushobora kuva mu bukene. Oprah Winfrey mu ijambo ryiza yavuze ko mu myumvire yawe iyo wumvishe ko ugomba kuva mu bukene, ibitekerezo byawe n'umutima wawe bikoranaho bigahana sinyale, hanyuma ubukene ugatangira kubuvamo gutyo ndetse ukagira icyo ukora kugira ngo uve mu bukene. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Nje mwari kumwe kuri mikoro ndi Softman Official.